Uba neza ndishimye nkuko yarabivuze igihe kiba gishize umuntu ari muri haso z'uyu muziki ni kinini. Ikibazo byo byangora kukibona cyo mubaza ko byinshi nzi bisubizo ariko wawe wakoze album yahembwe akaba yewe n'uwakoze izo ndirimbo zatumye uba best female of the year. Uriyumva gute bimeze bite ubundi ubifiringa gute? Umva kuntu bimeze ubundi ntangira umuziki nabikoze kubera ko narabikundaga hanyuma byanje babona ko mbikunda. You already know my people out there. Yeah, them come here, go the bad boy shot, a believer, champion, most conqueror, free, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams. This is baddest top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. I live the life I love, and I love the life I live. The top shot and number one, top baddest couple. Beautiful couple, number one musicians, CEO, Kina Music, Ishimwe Clement, number one top baddest Queen Diva, Butera, Knowless, right about now on YAGO TV show, celebrating. First of all, congratulations. Thank you. Okay, thank you. CEO, congratulations. Thank you. You good, man? I'm good. Kabebe, congratulations. Thank you. How do you feel right now? I feel good. Ndashima too. I'm thankful. CEO, bimeze bite? Uriyumva gute kano kanya kuburi kumwe na Kabebe mama w'abana none mukaba mwegukanye ibikombe bigera muri bitatu, hari icyo Clement afite mukomeze kubire kuri kamera, Kabebe afite ibikombe bibiri, best album, best female artist of the year. Ndagira ngo tubwire uko wiyumva, hanyuma hano hakurya akaba ari best producer of the decade. Nuvuga ngo ni producer w'ikinye bavuga kinyacumi. Okay, imyaka 10. Hanyuma uriyumva gute kano kanya? No kwishima no gushimira abantu bibutsa akazi twakoze iyo myaka yose no mwaka ushize, kubona ko hari abantu babitekereza ni ibintu by'agaciro kuko hari abandi batabitekereza. Bitera akanyabugabo, birakwankuraje gukora byinshi kurushaho kuko ibonye ko hari aho bigera abantu baka-appreciatinga, so ni ikintu cyiza cyane. Uri imbere wavuze ngo kino gikombe nkituye umuhanzi wese twicaranye ku ntebe turimo gushaka beat, turimo gukora umuziki. Uwo muntu wese ahari ahava akagera mutuye kino gikombe. Ririya jambo ni ryo wari wateguye cyangwa ryakuje muri kuri stage? Ntago nigize ntegura kuko ntago nanizi ko nza kubona igikombe, gusa navuze ibyari biri hafi ariko ni nabyo. Abantu bose urumva indirimbo ya mbere nayikoze nko mu 2005 niko ntekereza. Urumva rero iyo myaka yose ishize abantu banciye mu maso, abo twicaranye hari abariho n'abatakiriho, hari abavuye mu batagikora akazi dukora, so bose rero iyo nzira yose twaciyemo tutazi ko bizaba n'akazi, none bikaba byarabaye akazi katari na kabi, so nicyo cyatumye batekerezaho. Imyaka 10 ibyo byose iyo umuntu abonye igihembo hari ikintu yibuka cyane, ni nk'ibiki bibiri wibutse bahamagaye ngo Ishimwe Clement producer mu myaka 10 ugihagaze ukiriho ugikora, niki cyese kiza mu mutwe mu bitekerezo byawe, kimwe cyangwa bibiri? Icyaje natekereje ukuntu ubundi ntangira umuziki nabikoze kubera ko narabikundaga hanyuma byanje babona ko mbikunda. Yego. Ariko iyo courage bagize yo kumpa umwanya wo kubyiga mu gihe umuntu wese wabigeragezaga babonaga ko abaye kirara nta kintu kinazashobora. Hari abandi babyeyi bagenzi babo n'izindi nshuti zabo n'izanye zageze zivuga ziti muhangije. So iyo myaka 10 rero abo bantu bya bintu byaje kuba akazi. Nabyo kibagere. Wow. Kabebe, reka ngaruke iwawe, best female artist of the year 2021, best album ariyo album yawe. Uyu munsi uriyumva gute aba bana bandi wibarutse mu muziki? Ndiyumva neza ndishimye. Nkuko yarabivuze igihe kiba gishize umuntu ari muri haso z'uyu muziki ni kinini, imyaka 10 irenga. Rero kuba n'ubu ngubu ibikorwa bihari bikomeye ndetse binabona ibihembo nk'uku nguku ni ikintu cyiza, ndiyumva neza ndanezerewe. Uri hari imbere wavuze ariko ugeze kugaragaza imbaraga abakobwa batakaza mu gukora umuziki, kwitinya ndetse n'abagerageje kwitinyuka, numva ikirenga gisa nk'ikigufasha, wari utekereje iki hariya?
nabivuze gukora umuziki ni kimwe no kuramba mu kuba consistent ni ikindi. Muziki nari ntekereje inzira umuntu aba yaraciyemo zikomeye, amajoro, ibintu bitandukanye, ibitutsi, ibicantege, biki n'ibiki, ariko kuri uyu munsi duhagaze hano kandi duhagararanye ibihembo, duhagararanye amashimwe. Nari ntekereje urugendo umuntu aba yaragenze, hanyuma kandi ntekereza yuko rutarangiye, ruhora rutangira ntabwo rujya rurangira. Nari ngerageje kwibukaho gatoya mu rugendo rushize rwose n'ururi imbere. Uti ntabwo binteye ipfunwe kuba kino gikombe nagitura umwana w'umukobwa wese wagerageje gushikama muri bino bintu nubwo bitari byoroshye kugeza amagingo aya, urangije uruvuga uti ni icyacu twese, urondora amazina y'abo mwari muhatanye. Kuri wowe utekereza ko bagenzi bawe bategukanye kino gikombe bameze gute? Iki gikombe by'umwihariko cya best female artist, nibaza yuko ari icy'abakobwa bose, nifuza ko cyagera ku bakobwa bose bakora umuziki. Kubageraho ni gute? Ni ukumva yuko bahari kuhaguma, nta kintu na kimwe kigomba kubaca intege uko byagenda kose. Fight iyo ari yo yose bagomba kuyirwana, bagomba guhagarara bashikamye uko byagenda kose, bakahaguma tu. Ntago bahari kugira ngo uyu munsi akore ejo azagende, kuko nibyo byamfashije kumva yuko uko byagenda kose I'm here to stay. Clement, ndagira ngo tubwire uko wiyumvaga ubwo wasomaga izina rya producer witwaye neza 2021 ariwe Element, ndetse unaduhe imvamutima zawe wagize ubwo wamuhaga haga. Producer mukuru, producer n'ubu gihanganye, ariko ntago navuga ngo ni hangana ribi, uracyari mu muziki, wanahawe igihembo cy'umu producer w'ikinyacumi, ubwo ni decade, imyaka 10, ariko wasomye izina Element, ubona urisomanye excitement, biragushimisha, unamuha haga, wiyumvaga gute? Arabizi ko nawe mukunda, aranshimisha cyane. Twarahuye bwa mbere duhura, ndamubwira ni ndi ukubona nkabona ngewe imyaka myinshi isize, urumva ni mutoya, nibwo amazi gito yatangiye, afite courage, afite ubushake, so arabizi ko nkunda character ye, narabimubwiye nawe, so byanshimije rero kuba nari ngiye kumuha igikombe. Niyo mpamvu wabonaga nari excited. Bimeze gute kumva ko uhagararanye na mama w'abana bawe afite ibikombe bibiri, ufite igikombe kimwe aho ngaho? Uko bimeze ibyo narabimenyereye. No mu rugo ibihari yasetsa, arabizi, ariko ntabwo ari bishyashya. Ibyinshi bihari n'ubundi mu rugo, ibyinshi ni ibyo. So urazi akazi nkora nako mu gikoni, urumva ndateka, hanyuma we rero niwe usorovinga, so niwe abantu babona, kandi ni byiza. I'm proud kubera ko iyo bavuze ngo afite igikombe cya best album, iyo album niyo wayikoze. So iyo umenya bavuze bati reka turwane kuri uyu mupapa, bataza kumubaza ukuntu atashye amara amasa, ariko antuka urumva ni twese twadutsinda, so niyo tuza gutaha ari kimwe, iyo tuza gutaha ari bibiri, nkuko bikubwiye imyaka 10, akaba niyo waba utazitwara ukaba ukiri nominated, it's a big deal. Wow. Ariko none ibaze kuba iyo myaka 10 ukaba ugitwara ibikombe nk'ibi ngibi, means ko nta kuntu bitanshimisha. Yego. Kabebe, hari ukuntu abagabo tujya duhina amarangamutima yacu. Wowe uriyumva gute kuba uri kumwe na papa w'abana munatahukanye, mutahukanye uno muhigo? Ubundi kera iyo umuntu yajaga guhiga agacyura umuhigo yarashimirwaga, agashimirwa ibwami, akavuga ati rwose watahanye umuhigo. Uyu munsi mutashye papa w'abana afite iyo zina kabisa, mbabarira akaba producer wawe, wakoze album yahembwe, akaba yewe n'uwakoze izo ndirimbo zatumye uba best female of the year. Uriyumva gute? Bimeze bite ubundi, ubifiringa gute? Umva kuntu bimeze. Rumva abantu twasize mu rugo ntacyo babwiye mbere na mbere, bashobora kuba ibyo expect ngo dutahana atari ibingi. Anyway, Clement, reka ne kumwita papa w'abana hano kuko nakazi
iyo turi mu kazi ntago sinzi ukuntu bigenda ariko mpita mbona ko ndi imbere ya producer ndi imbere ya boss nta ibintu by'indi herashyira inyuma ntago byongera kuza ubu rero ukuntu bimeze ndanyamufata umwanya mushimire producer Clement urumva yaramfashije cyane na Kina Music ntago ari gusa ifite iteam nini abantu benshi batandukanye famille abo mu kazi abajama biki bose ba fighting kugira ngo umuntu uri muri Kina Music abe agire success mu byo ari gukora rero ntakubeshye pe umusaza kabisa yaramfashije cyane ariko kamera gutya cyane bitangaje urumva yaramfashije hari amatafari menshi cyane hari urukuta ruremereye yashyize kuri kariyeri yanjye nibaza yuko burya ikintu ahanini kitugora y'abahanzi iyo udafite andi maboko agufasha niyo waba ufite impano imeze gute niyo waba sinzi ufite impano itangaje biragoye yuko iyo mpano yawe igera aho igomba kugera ariko iyo ufite amaboko nibyo bituma nyine imyaka 12 ubu ngubu bigiye gushira uretse no kuba nominated ahubwo n'igihembo gitwaye rero ni imbaraga nyinshi yakoresheje ni ibintu imbaraga nyinshi mu mutwe mu mutima mu mufuka cyane akantu kahagendeye ntago kabaho nukuri ari gihe narebaga nk'amafaranga bindi kubivuga nk'umukozi n'umukoresha narebaga nk'amafaranga duspendinga ku bintu maze kwinjira muri Kina Music kera nkavuga ahubwo tuzagarura gute nkabona nagoragaruka nagira ngo muri amatsiko kandi biracyakomeye biracyaza ujye mushima biri kuza ko nagira ngo karagaciye njyewe nakubeshye ndashima akantu ko wenda agakenewe ntago agakenewe cyane ariko nanone boro biri kuza so rero umuntu ushyira mu mufuka we agakuramo amafaranga akayatanga kugira ngo impano yawe izamuke ibitekerezo ni indirimbo nyinshi cyane indirimbo zanjye zose hafi ya zose ni Clement zandika nta nubwo ari ngiye gusa n'abantu benshi bakorera muri Kina Music abantu Clement akorera indirimbo aba yadufashije kwandika indirimbo rero nicyo ngicyo nacyo kirakonta ushobora kuba uririmba neza ariko utazi kwandika neza akabigufasha murumva ko mvuze ibintu byinshi kameme niyumvaga mu buryo butangaje hanyuma umushimire nka producer mbabarira niyo yaba ari amagambo abiri umushimire gerageza ibyo ngibyo ni mu rugo iki kintu rero urabona dufite ibihembo bitatu hano icyo kintu ni wari uri bukimbaze yago tutahe hanyuma Clement kino gikorwa cya recognition njyewe sindi bugaragaza uko niyumva ariko ndishimye pe ni igikorwa wabonye gute ese ni igikorwa gikwiye gushyirwamo imbaraga zingana gute kuri buri munyarwanda wese ufite ahure n'umuziki nyarwanda kugira ngo kijye kiba niyo kitaba icya isango gusa ahubwo n'ibindi bitangazamakuru cyangwa se n'undi muntu from nowhere azavuga ati reka dushimire abahanzi bayize icyo bakora cyangwa abantu bafite aho bakora umuziki kuri wowe rero ni igikorwa wumva gute ni ibintu nabonye antuka byari bifite hari spirit nziza hagati y'abantu hari nkuko yavuze tumaze kujya mu bikorwa byinshi byo guhemba abahanzi ariko wabonaga ko abantu bose bari so supportive ugeranyije n'ibindi twagiye tujya ntabwo ari uko n'ibindi bitari bifite ariko wabonaga hari umwuka mwiza abantu bishimiye ibikorwa bagenzi babo bakoze wabo batwaye igikombe utagitwaye kumva kuri wishimiye ko mugenzi wawe yabikoze so ni igikorwa cyo gushyigikira bikajya ku rundi rwego nk'uko mu kanya babivugaga tukafashanya twese tukareba ukuntu noneho babitegura neza kurushaho no mu yindi myaka ku rundi rwego n'abandi bari kuza nabo noneho bakazaza bimeze neza no kurusha uko bimeze ubu ngubu utekereza ko iyo ataza kuba CEO wa Kina Music ishimwe Clement yari kuba nde wegukana icyo gihembo ufite mu ntoki hari abantu benshi bakoze sinzi ko napfa no kubona n'umwe kuko ni benshi ibi bintu harimo abantu benshi bagiye banabirwanira imyaka nk'ubwo bahaye manager wabyumvise imyaka 10 hari abantu benshi abari mu itangazamakuru abari barimo batakirimo ubu ngubu
abagiye bashyiraho amafaranga ntibanagaragare ni benshi so ni njyewe wagiriwe ubuntu bwo kuba umuproducer maybe umaze icyo gihe cyose ariko hari benshi bagiye bitanga pe. Hanyuma utekereza ko ibihembo byose byatanzwe uremeranya nabyo cyangwa hari ikivuguti ahangaha ndacyari kujya ahangaha kubera ko mbona ko umuntu yaragiye iyo urumva ibi byitegurwa na Isango Star ni radio yigenga ku giti cyayo iyo utanyuzwe nawe utegura ibindi byawe hanyuma tukagira amabwiriza ukurikiza washyizeho gutyo ariko ayabo uko babikoze niko byagomba kugenda. Kabebe yataza kuba Butera Knowless kuri Best Female Artist of the Year 2021 kubandi niyo mpamvu ndimo kuvuga ijambo navuze ngo iki gikombe nkituye abakobwa bose baragikwiye kubera yuko nusohoye indirimbo nonaha abaciye agahigo kuko mwese murabibona ni abakobwa bakeya bari mu muziki ubashije kumva yuko agiye kurwana iyo ntambara rero agakurikira umutima we abatsinze icyo ni igitego cya mbere so bose rero baragikwiye. Clement muri kano kazi ndifuza ko ugira amagambo ubwira Butera Knowless tugiye turi mu kazi ntago turi mu rugo hari amagambo ndifuza ko kubijyanye n'ubundi n'aka kazi turimo ndetse ugire n'ikibazo umubaza kubijyanye na kano kazi turimo arahita gusubiza. Ikibazo byo byangora kukibona cyo mubaza ko byinshi nzi ibisubizo ariko icyo namubwira ni congratulations nanone you know ntago nzi ko hari muhanzi kazi mu mateka y'u Rwanda wabaye maybe barahari bagikora ariko wabaye active you know iyo myaka yose umwaka ukaza undi ugashira nta mwaka ugishira hadafite indirimbo byibuze iri nini ku rwego rw'igihugu you know so ibyo bintu imyaka 10 11 12 nko bivuga ntago ari ibintu byoroshye no kubi celebration icyo kintu rero no kucyumva ukumva ko nawe si ibintu byoroshye nko bivuze ko umuziki ni kimwe biragoye ariko noneho gukora uri umukobwa uri bigoye inshuro ebyiri kurusha ko bigoye ku bagabo so ntago rero ibintu agezeho nabone kubivuga kubera ko ndi muri team imufasha ariko ni ibintu bitoroshye twifuza ko maybe no mu myaka iza hazaza n'abandi bakobwa bagera ikirenge mu cyo babona ko yahaye urugero babona ko bishoboka kuko hari undi wabikoze nicyo kibazo cyari cyarurebye kuko mu gihe yazaga maybe nanye mu gihe natangiye akazi kanjye ntago hari abo turebera tuvuge ngo abantu barabikoze ibintu birabatunga bivamo akazi nta ngero twari dufite ariko abari kuza inyuma yacu bafite ingero z'uko hari abandi babikoze bigashoboka so congratulations kandi uri gutanga urugero rwiza no gukomeza nibwo bigitangira I hope. Kabebe uyu munsi kuri wowe ntabwo ari umunsi umwe kuko hari izindi award wagiye wegukana ariko ibyo ari byo byose hari ikibazo wumva wabaza Clement niyo mbona nakoresha Clement kubera ko turi mu kazi iby'urugo twabe tubishyize ku ruhande nta kibazo ni iki wumva wamusaba namusaba no gukomeza inzira yatangiye kuko yafashe yahisemo neza kandi bari kumwe yafashije benshi yaradufashije n'ubu aracyadufasha rero hari n'abandi bakigukeneye bari munsi yacu no hejuru yacu turacyamukeneye ibihe byose turi muri uwo muziki na nyuma yo kuvamo hari abandi bazaba bagukeneye urumva rero niyo wanasaza wowe nyine agomba kumukurikiza kuko tuzamukenera cyangwa n'abandi bazamukenera akomereza aho akomeza inzira ntacika intege nako gushingira ibintu ntago yacika intege ari ugukora umuziki uri umukobwa no gukora umuziki uri umumama ni ikihe cyoroha ni ikihe kigora ibintu byose ni mu mutwe ibintu byose ni gahunda wiha ukamenya ngo mu buzima ndashaka iki ndashaka kugera ku ki ndashaka kugikora gute ariko by'umwihariko nibaza ko ubu ngubu noneho support ari nini
ubu ngubu noneho ntago nkiri umwe, mfite amaboko anshyigikiye. Nibaza ko ubu ngubu bimfasha cyane, dushira hamwe nubwo n'ubundi ntagiye ayo maboko ntigeze nyabona igihe cyose nagiye muri Kina Music, ariko nibaza ko ubu ngubu mfite amaboko menshi. Rema, turimo turasoza, ukuyeho abahanzi mwicaranye ndetse n'abahanzi bose baguciye mu maso n'abaguciye mu maboko, iki gikombe ugituye nde mu muryango? Umuryango wanjye wose, kubera ko nta numwe nigize ngira wo mu muryango, ndavuga mvuze umuryango uri direct, abo tuvukana, ababyeyi banjye, nta numwe yigize doubtinga ku mpano yanjye, cyangwa ngo hagira amagambo yo kunca intege, cyangwa baransapotinze birenze ibyo umuntu yakenera, kandi n'ubu ngubu bakibikora. Muri abo bose yavugaga muri iyo team yose nini, nibo ba mbere baba bari muri moteri ya Kina Music kabisa. So abo bose iki gikombe kabisa ni icyabo. Muri iyo myaka yose nibo bakomeje kumpushinga, nibyo ntatekereza gukora, bo nkabona ko batekereza ko bambonamo ubushobozi, nyemeye ibyo ntanibonamo. So ni icyabo, igikombe ni icyabo, umuryango wanjye bose aho bava bakajya bari. Kabebe, we bino bikombe dukuyemo abahanzi kazi, bino bikombe urabitura nde cyangwa abande mu muryango wawe? So inzora nyituye ishimwe Butera ndetse na ishimwe inzora Butera. Nibakura bazabibone YAGO izaba igihari, ndakibatuye mu 2022 ndakibatuye. Best female artist of the year. Okay, iki ngiki abakobwa tubakuyemo nyituye Kina Music, kuko kugira ngo bibe bigeze aho ngaho. Abo bantu Kina Music ni umuryango nabo. Umuntu wese muri Kina Music ubwo bariyizi tu. Nyituye Kina Music ngagitura n'intwarane abafana banjye. Kabisi, kugira ngo bibe bigeze aha ngaha babigizemo uruhare runini. N'undi muntu witwa Abdou Kitoko ndakimutuye. Clement, turasoje, ndashaka ko wegera gutyo ukegera Kabebe. Ushaka kudufotora? Sorry. Niko kazi kanjye ko protege. Mba mise mbibona akuzi kuri darago. Uzi kuri darago koko. Marita ya. Ijambo ritajyanye n'akazi ry'uyu munsi wumva wabwira Kabebe ni irihe? Niyo ryaba rimwe, niyo yaba abiri, ariko rwose ndifuza kurivuga. Ritajyanye n'akazi nyine muri uyu mwanya turimo mu buzima busanzwe, urumva 24/7 muri kumwe. Nuvuga ngo ushobora kuvuga ngo amagambo yose arabizi ko mbimubwira, ariko birashoboka ko ijambo wamubwira kano kanya hari icyo ryakongera ku mibereho ye, ndetse n'ibyishimo afite bikamuryohera. Iryo jambo ni irihe? Ijambo ritajyanye n'akazi, urumva turi muri milieu y'akazi. Nibyo iyi interview turi gukora ni y'akazi. Dusa nk'abari mu rugo, dusa nk'abagiye. Biragoye ko wanyumvise ko ndi kuri ariya nayitwa ngo Canal Olympia, ndi mu rugo ntago. Ariko antuka ibyo utekereza byose iyi kamera ni ikupa biraba. Kabebe, wowe ni irihe jambo mva mubwira, rimwe cyangwa abiri? Nusa wambaye neza. Apuk. Shout out to Apuk. Apuk niyo yambitse Clement, kandi yambaye neza n'urukweto rwiza yiyambitse. Cyane cyane nababwira ati nabonye yambaye neza cyane. Urumva abandi bana bavuga ntabwo twakubwira ngo uzabyumva. Reka mabwire. Once again, congratulations Kina Music family. Thank you. And fans of Kina Music, we really appreciate what you have done and what you have still doing, because at the end of the day you should be recognized, man, because ntabwo ari ibintu bipfa kuza gutyo.
urabizi ko twari turi kumwe mu kanya baba gushyikiriza igihembo nabwo ngo congratulations. Sometimes we miss, sometimes we lack people who are telling us congratulations. Urabyumva dufite inshuti zituri hafi ariko kugira ngo wumve umuntu yabwe ngo congratulations sometimes kuko ngo ni inshuti yawe ukumva nyine ariko man CEO Kina Music Ishimwe Clement, congratulations. Thank you. Reka ngaruka kuri Kabebe, nakomeje kubabaza ibibazo nk'umunyamakuru ariko ibyo byose nanjye ndabona mfite ijisho ribona ndavuga imyaka 10 ndetse inarenga ukaba wahembewe imyaka 10 ugifite consistency. It's a huge step. It's a big movement. It's a big recognition. Niyo mpamvu mvuze ngo congratulations once again. Kandi ntekereza ko abantu bose bari bone kino kiganiro they will congratulate you and even your husband and the producer too, even CEO, kubera ko twirinda kubivuga ariko nanone nibyo biba bihari. Uyu munsi kuba Clement ari umugabo wawe akaba producer wawe akaba director w'ikintu cyitwa umuziki wa Butera Knowless ni ikintu gihambaye cyane. Reka tukimushimire kandi nawe wabikoze cyane. Ni ikintu byo ine kuba mwarabanye agakomeza kumva ko yarashoboka ko yari kuba producer ariko we nukomeze kuba umuhanzi. Abantu rero batabyumva ndabizi neza ko abahanzi aho bari babyumva kuko bazi imvune zanyu. Abahanzi bazi imvune bahura nazo. Byarashobokaga ko yari kuba producer ariko wowe ubuhanzi ugahita ubuvamo ukaba umugore wo mu rugo. Ibyo banyemerera abantu barimo kugira cyane bivuge ariko uyu munsi yaravuze ngo no, she was doing music, let me support her. Niyo mpamvu bavuze mu mutima kuvuga ibintu byose umuziki wanjye wose indirimbo zandikwa na Clement. Ni nayo mpamvu mvuze ngo reka mfate uno mwanya nanjye mvuga no magambo kandi mushimire cyane nawe mushimire ko wakomeje guhagarara. Byarashobokaga ko wari kubyara ugahita uvuga ngo oya reka mbe wife material ibintu by'umuziki mbireke. Ndagushimira ko wongiyeho na no bijya bibaho wife material bijya bibaho kubera ko tuze abahanzi bagiye bakora ubukwe bigahita bigahita birangira ariko wowe ntabwo wigeze uba wife material. Wabaye wife material uba umunyamuziki uba byose. Urabyumva none urabyumvise Clement? Nabyumvise nari ngiye kuku umugara cyakumera nawe ariko urumva wabaye byose. Wagize inshingano zo mu rugo zigenda neza, ugira inshingano z'umuziki zigenda neza. Ni nayo mpamvu wegukanye bino bihembo. Abantu ntibumve ko narondogoye, numvaga nkwiye kuvuga bino bintu. Warondogoye ko nta kibazo twabyanganye. Urumva so ndagushimiye Kabebe, ndagushimiye cyane kuba uyu munsi ugihagaze mu bushobozi bwawe bwinshi cyangwa bukeya. Ndagushimiye cyane abanyarwanda bumve ko mushimiye. Sorry. Naize ngo uravuze ngo mu bushobozi bwanjye bwinshi cyangwa bukeya nguhaye umpaye iki kuko ariko uko mamutekereza bimwe ni mpamvu navuze ikibazo mubaza kare. Meditation hanyuma reka nsoreza aha ariko nagombaga kubashimira nkanashimira Isango Star bishimire cyane. Birashoboka ko ibitangazamakuru byageze aha nabyo ubwabyo bifite pronunciation bibuze gukoresha ariko ngewe nka Yago TV show ndishimye cyane kubona kino gikorwa kiba kikagenda neza. Abahanzi bagashimirwa, abaproducer bagashimirwa, abamanager bagashimirwa, abanyamakuru bagashimirwa. Ni ikintu kinini bakoze. N'undi muntu utari Isango Star igikorwa cyose cyo gushimira umuntu ibikorwa yakoze ni ukuri Yago TV show izagishyigikira, izagisapotinga kandi nicyo kintu twiyemeje. Reka dusoreza aha niba hari message na Kina Music CEO afite wayitambutsa message no gushimira ntabwo rero tubyikorera tubigenera abantu. Abantu badutije amatwi yabo ngewe kuva iyo myaka yose maze nkora iyo muziki maybe ntibamenya ko ari njye yakoze cyangwa n'ababimenyaga ariko kuba barayumvaga bakayikunda bakayishimira ndabashimiye ko nibo bagenerwa ku kazi. Nawe nibaza ko ari ibyo ariko arivugira gusa. Turashimira abantu bakomeje kumva indirimbo ze kuva iyo myaka 10 nayo sishize n'izabandi bose. Dufite abahanzi bashyashya n'abandi bagiye kuza. Yego turashima support yabo baduha buri gihe ku buryo n'abahanzi bashyashya baje bari batoya kuri we n'abatoya ku bandi dusanzwe dufite baba supporting. So ibikombe sibyo abo twavuze twubigene ni ibyabo mbere ya byose kuko nibo ibyo dukora tubikorera batabikunze ntago twaba turi hano.
so turabashimiye tubivanye ku mutima pe. Kabebe, message yawe kubakurikiye kino kiganiro. Ntabwo bitandukana n'ibyo Clement avuze, ndashimira abantu bose batubaye hafi, bambaye hafi muri icyo gihe kirenze imyaka 10 yose. Ntabwo ari igihe gitoya, ni igihe kinini cyane. Urukundo banyeretse, imbaraga bashyizemo kugira ngo mbe ndaho ndi ubu ngubu ndetse nanakomeza, ndabashimira n'umutima wanjye wose. Ariko kandi reka nshimire Isango Star. Burya ntago udashimwe wakora, ariko none iyo ukoze ukanashimwa ubu bikongerera indi myaka myinshi yo gukora na courage. So ndabashimira cyane, ni igikorwa cyiza bakoze, ni igikorwa cy'indashyikirwa. Imana ibakomereze mu buntu bwayo, kandi ubutaha biza bajye bakomeza babikore n'ubutaha kandi bakoze cyane. Reka mbashimire cyane nanone mbabwire ngo umuryango mugari wa YAGO TV show n'abakunda ibiganiro tubagezaho, umuryango mugari w'abanyarwanda, duha agaciro ibyo mukora, mubikorera abanyarwanda, ntabwo mubyikorera, kubera ko Clement yakoze indirimbo ya Butera Knowless, iyi sohotse ntabwo ibikiri muri ya studio, ibamaze guhabwa abanyarwanda. Akazi mukora turakabona, tugaha agaciro, mukomerezaho kandi babwire ngo good luck no mu bindi. One love.